Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Josse nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimira kubw'uburinzi bwayo iturinda ku manywa na nijoro. Imana rero nihabwa icyubahiro ko yongeye kutubashisha guhagarara mu murimo wayo, kongeye kutubashisha kubana nayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana uyu munsi turi busange mu gitabo cy'ingoma za kabiri ibice byaho 20 turahera ku murongo waho wa mbere tugere ku wa 8. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase aradufasha. Karibu. Yego murakoze. Abayuda baterwa n'abamowabu, Yoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Umurongo wa kabiri Bibiliya yavuze ngo abayuda baterwa n'abamowabu, Yoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Imana tugire neza. Umurongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri. Maze haza abantu babwira Yoshafati bati. Maze haza abantu babwira Yoshafati bati. Haje ingabo nyinshi ziteye ziturutse i Siriya. Haje ingabo nyinshi ziteye ziturutse i Siriya. Hakurya y'inyanja. Hakurya y'inyanja. Kandi dore bageze Hasasonitamari. Kandi dore bageze Hasasonitari. Ariho Enigedi. Ariho Enigedi. Yoshafati aratinya. Yoshafati aratinya. Yihata gushaka Uwiteka. Yihata gushaka Uwiteka. Ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Murongo wa 4. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Abayuda bose baraterana kugira ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda bose. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose. Bazanwe no gushaka Uwiteka. Ikintu cyari kibazanye kwari ugushaka Imana. Yoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Ubuyuda. Yoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu. N'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati. Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu. Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu. Ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami? Ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Bituma nta muntu wagutanga imbere. Mana yacu. Mana yacu. Si wowe wirukanye abaturage bo muri iki gihugu mbere y'uko ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Si wowe wirukanye abaturage bose bo muri iki gihugu mbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu. Ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu. Ngo kibe icyabo iteka ryose. Ngo kibe icyabo iteka ryose. Maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe n'ubuturo bagasenga. Maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo bagasenga bati. Imana tugire neza. Amen. Imana yacu habwa icyubahiro. Amen. Aya ni amagambo bigaragara, ni amagambo menshi ariko meza. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ingoma za kabiri duhereye ku bice bya 20 duhera ku murongo wa 2. Bibiliya yatubwiye ngo abayuda baterwa n'abamowabu, ngo Yoshafati afatwa n'ubwoba. Ariko ko gufatwa n'ubwoba ngo ahise atakambira Uwiteka, yahise atakambira Imana, yahise ayihamagara, arayambaza, arayihamagara. Imana itugirire neza. Arayibwira ngo Uwiteka
si wowe wakuye aba bantu mu gihugu ukagiha Abisirayeli, abana b'inshuti yawe Aburahamu, kandi nabo bamaze kugera muri iki gihugu ntibahise bakubakiramo ubuturo bwera. Imana itugire neza. Ese si we Imana ishobora byose? Amaboko yawe hari icyo ananiwe? Ibyo bivuze iki? Bivuze ko Yoshafati we amaze guterwa n'abamowabu yarahuye n'ikibazo, mu by'ukuri yarahuye n'ikibazo, yarahuye n'ingorane, yarahuye n'ibigeragezo, yarahagaze. Hari igihe umuntu asanga ahagaze mu kibazo kikamutungura, agatungurwa. Kenshi ibibazo biradutungura, ntabwo biduteguza, biradutungura. Kenshi tujya twisanga twabigezemo, tujya twisanga duhuye nabyo, ndetse tugategura ibyiza, hanyuma ibibi bikadutanga imbere. Tugategura tukavuga ngo uyu mwaka tuzakora dutya, uyu mwaka ugategura, ukaba ufite bije yawe, ariko bwajya gucya ukabona ibintu biri kugenda bihinduka, uko wabiteguye siko bigenda. Rimwe na rimwe rero ugasanga birakurogoye, bigukomye mu nkokora. Ukaba warateguye, ufite imishinga myinshi muri uyu mwaka, hanyuma hakaza uburwayi, hakaza igihombo, hakaza ubukene, hakaza urupfu, hakaza ikintu kikikubitamo, ukarwara se, ukarwaza, cyangwa se ukavanwa mu kazi mu buryo budatunguranye, ugafungwa mu buryo butunguranye, ugahura n'ibintu utari witeze. Abamowabu n'Abamoni bateye Abayuda, hanyuma ngo Yoshafati bamubwira inkuru, ntabwo yari yabimenye. Baravuga bati twatewe, twagize ikibazo. Hanyuma biravuga ngo Yoshafati amaze kumva iyo nkuru ngo afatwa n'ubwoba. Bari abantu baturutse mu Basiriya, yumva ni abanyembaraga, yumva ni abantu adashoboye. Ako nje kuvuga ngo kwiringira amaboko y'Imana ntabwo wakorwa n'isoni. Kwiringira amaboko y'Imana ntiwakorwa n'isoni. Niwiringira amaboko y'Imana, ukiringira amaboko y'Imana, ukiringira amaboko y'Imana, ntibitera isoni, ntabwo waterwa n'isoni, ntabwo isoni wazigira. Niwiringira amaboko y'Imana, akaba ariyo wiringira, ntugire ikindi uhanga amaso mu bigeragezo uhura nabyo, mu ntambara warwana nazo, mu mishinga ufite, muri gahunda zawe, ukumva wiringiye amaboko y'Imana. Imana izakurwanirira mu rushako, mu gutinda kwakira, mu gutinda kugira icyo ugeraho, mu kubona imbere yawe hari inyanja itukura, mu kubona imbere yawe bidashoboka, mu kubona waratinze kubyara, nubona waratinze gushaka, ukiringira amaboko y'Imana, nta soni zizagukora. Narije kukubwira ngo iringira amaboko y'Imana, iringira Imana, yihanga amaso. Nta soni uzahura nazo, nta soni zizagukora. Imana itugirire neza. Yoshafati avuze amagambo akomeye, yumvise ahuye n'ikibazo. Amaze guhura n'ikibazo, baravuga bati twatewe n'Abamowabu, twatewe n'Abamoni baturutse Isiriya, niho baturutse. Buriya ikibazo kiremera bitewe n'aho giturutse, bitewe n'icyo ari cyo. Hari ikibazo kitaguhahamura, bitewe n'imbaraga gifite, ariko mu by'ukuri hari ikibazo gishobora gutuma udasinzira, bitewe n'uko kireshya, bitewe n'aho giturutse. We rero yari yumvise ko giturutse mu Basiriya, giturutseyo, akuka umutima. Ngo abwira Abayuda, yari umuyobozi, yari umwami, arababwira ati mwese gahunda ni mu rusengero, nimuze kandi ntihagire usiga umwana, ntihagire usiga umugore, ntihagire usiga umugabo, ntihagire usiga umwana, ntihagire ikintu musiga. Umuntu uwo ari we wese afata be, muze duhurire mu rusengero. Ngo bose baraza, ngo bahurira mu rusengero, bahurira i Yerusalemu, ngo bazanwe, biravuga ngo bazanwa no gushaka Imana no kwitakira.
rero hari amagambo akomeye bavuze. Yoshafati arasenga bamaze kugera mu rusengero. Hari abantu bagera mu rusengero, hari abantu bagera mu kibazo ugasanga acitse mu nzu y'Imana. Yari umukristo mwiza, yakundaga Imana, yakundaga gusenga, yakundaga gushyigikira umurimo w'Imana, yari umuririmbyi se, yari umukristo usanzwe, yari umudiyakoni, yakoraga umurimo w'Imana, ariko nahura n'ikibazo gikomeye akarambarara akabivamo. Kandi cya kibazo nticyamufasha umunwa, nticyamufasha amaguru, ntaryamye mu bitaro, oya, ni ibibazo ahagazemo, ariko agahera ko acika mu nzu y'Imana. Ni ukutamenya. Mu nzu y'Imana haba ubutabazi, mu nzu y'Imana haba ubufasha, mu nzu y'Imana niho Imana idutabarira. Abwira abayuda ati tugende tujye mu rusengero tujye kubaza Imana. Niho yasenze aravuga ati Mana, si we wakuye abaturage b'iki gihugu kabimura, warangiza ukagiha abana b'inshuti yawe Aburahamu, kandi nabo bakigera muri iki gihugu bakubakiyemo ubuturo, ntibacecetse. None amaboko yawe ntiyanesha abami bose, amaboko yawe ntiyaturwanirira. Arabaza, asenga Imana asa nk'uyiganiriza, asenga Imana. Buriya hari abantu bazi gusenga. Nugera mu rugo ukabona rugize ikibazo, ukabona ibyo watekerezaga siko bigenze, cyubaza Imana, uyibwira Imana, si we wampaye uru rugo, si we wampaye uyu mugabo, si we wampaye uyu mugore. Ibintu byose uzagiriramo ikibazo Imana ibiziho, Imana ibifitemo uruhari, ujye uyibaza, ujye usenga, ujye wiyiriza ubusa. Intambara zose uzarwana nazo, nugera mu kazi ugahura n'urugamba, nugera mu rugo ukabona urashaka kukunanira, nushaka ukabona ubuza umwana. Umunsi umwe ngo Elisa agendana na Gehazi, ngo bacaga ku rugo rumwe, ngo hanyuma ngo uwo mugore yari umugore w'umushunemu, wakajya mucumbikira, akajya bacumbikira. Bukeye ngo abwira umugabo we, aramubwira ati aba bantu uko tubona ari abantu b'Imana, twanabubakiye akazu hejuru, hanyuma bakajya baza bakirarira, bagakaraba ibirenge, bakaruhuka, bagakomeza umurimo wabo ariko bafite ahantu baruhukira. Ngo umugabo we aravuga ati nta kibazo, ngo barabikora. Bukeye ngo Elisa aranezerwa, abwira Gehazi ati uyu mugore tumukorera iki? Ngo Gehazi aravuga ati ariko nta mwana w'umuhungu uba muri uru rugo. Ngo bahamagara wa mugore, ngo Elisa aramubwira ati urifuza kumenyekana? Mugore ngo aramurahira, avuga atoya, reka nigumire mu bacu, ntabwo nshaka kwamamara ngo menyekane, kuko Imana burya niyo yamamaza umuntu. Imana niyo yamamaza umuntu. Niba ushaka kumenyekana, niba ushaka kwaguka, niba ushaka ko ibintu byawe babikorera publicité, egera Imana uyigisha inama. Ngo uyu mugore ngo yanga kwamamara, abwira Elisa ati ndashaka kwigumira mu bacu. Ariko ngo Gehazi aza kubwira Elisa ati nyamara muri uru rugo nta n'umwana w'umuhungu ahari. Ngo hanyuma aramuhamagara amuga ati wa mugore we, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Wa mwana rero ngo yaje kurwara, umwana ngo arapfa. Hanyuma ngo umugore afata wa mwana amushyira ku buriri, arirwa nkajya gushaka Elisa. Aramubwira ati hari wazanywe no kunshinyagurira, uriya mwana se wamuhanuye, uriya mwana se wambwiye ko nzamubyara. Urumva hari amagambo umuntu abwira Imana, ibibazo uzahagararamwo, Imana ariyo yaguhaye akazi, ugahura n'akazi kakaguteza ibibazo, ukajya mu kazi akazi kakagiramo ibibazo, ukajya mu rugo rukaguteza ibibazo, ugatangira guhomba wacuruzaga, ariko ubwo bucuruzi hari Imana yabuguhaye. Ibintu byose uhagazemo hawe n'Imana. Nibizana intambara ujye uyibaza, nibizana intambara ujye uyibaza, ntukirwanirire, ujye ubaza Imana, uyibaza impamvu. Yoshafati ngo abaza Imana, arayibwira ngo Mana, ntabwo ari wowe wakuye abaturage b'iki gihugu kabimura, hanyuma ukagiha abana bawe, abana b'inshuti yawe, abana b'inshuti yawe? Si wewe wabikoze, si wewe wazanye Abisirayeli ukabaha igihugu,
ugikuyemo bene cyo ibibazo duhuye kandi bageze mu gihugu urabizi ko bagize bate urabizi ko bakubakiyemo ubuturo nubwo duhuye n'ibibazo nubwo duhuye n'intambara ariko ibi bintu biziho ibintu Imana iziho nibikagukura umutima ibintu Imana iziho urwo rugo urimo niba Imana iruziho ako kazi urimo niba Imana ikazi bana bawe niba Imana yarabavuzeho hari abana b'amasezerano ndagira ngo uyu munsi utangire ushake kumenya ukuntu wasenga uhindura amasengesho uhindura uburyo bwo gusenga uhindura uburyo bwo kuganira n'Imana Yehoshafati yarahagaze mu kibazo gikomeye kumva yatewe n'abamoni ntabwo byari ibintu byoroshye nta kintu yari kubona avugira imbere y'abaturage ntiyakubwiye ngo nimufate imbunda turwane ntabwo byari gukunda ahubwo yarabwiye ngo nimuze tujye mu rusengero shaka no kukubwira ngo ntugahunga urusengero burya urusengero rubamwe umugisha urusengero rubamwe amahirwe ibyo utaboneye hanze iyo ugeze mu rusengero urabibona ibyo utaboneye mu muryango ibyo so na nyoko bataguhaye ibyo umuryango wawe utakuraze iyo tugeze mu rusengero turabihabwa narije kukubwira rero ngo wige gusenga wige kubana n'Imana uyibaze urubanza uburana niba nta mahuguru aririmo urubanza uburana niba nta mahugu niba utaburana urubanza rwo kwigiza nkana hari umuntu ushinga urubanza agashakana n'abavoka kandi azi ko ari amahugu kajya abwira umuntu abadirije icyo bari buvuge ariko niba uzi ko ibyo uburana ntama ujye ubaza Imana kibwira uti waravuze ngo nitujya mu manza tuzaceceke nitujya mu nkiko abati Mana iki gihugu siwe wakihaye abana b'inshuti yawe siwe wagihaye abana b'inshuti yawe Aburahamu bivuga ngo ibintu byose uhagazemo Imana yaguhaye ibintu byose wahawe n'Imana ujye uyibaza nibiza mu ikibazo niwubaka inzu igahura n'ikibazo ujye ubaza Imana na icyo uzahura nacyo Imana yarakivuze Imana yarakivuganye nawe ibintu byose byayivuye mu maboko si ukuvuga ko bitarwanwa si ukuvuga ko urugo rwawe rutahura n'intambara nubwo ari Imana yaruguhaye si ukuvuga ko umwana ubyaye atahura n'urugamba si ukuvuga ko iyo ndutwite utahura n'intambara ariko ujye ubaza Imana kuko ibyo dutunze byose Imana iba yarabivuzeho haleluya 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 narimvuze ngo Imana ishimwe twiga gusenga Yehoshafati yasenze neza yari yashobewe yari yabuze uko bigenza yari yabuze icyerekezo yumvaga adafite icyo ari bukore ariko dufite umurengezi dufite Imana ishobora byose kati Imana reka dusome umurongo waho wa 15 muri icyo gice nyine icyo gice umurongo waho wa 15 hanyuma twumve icyo Imana yavuganye nawe turagira kuri 18 umurongo wa 15 aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu namwe mwami Yehoshafati baturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati uku niko Uwiteka avuze mwitinya kandi mwe gukuka umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana ejo muzamanuke mubatere dore bazazamuka ahatera hajya isise bajya isise muzabasanga aho ku kibaya giherereye mu butayu bw'Yeruwe
muri iyo ntambara nimuzagomba kurwana muzahagarare mwireme inteko gusa mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu ntimuzarwane muzahagarare gusa mwireme inteko mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Murongo wa 18. Yego. Maze Yoshafati yubika amaso hasi Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Amen. Imana itugirire neza. Imana iguhe umugisha. Amen. Urumva aya n'amagambo akomeye. Iyo Shafati yarakiburanye Imana ahibwira ati igihugu se wakiduhaye, se wagihaye abana b'inshuti yawe Aburahamu, iki gihugu se wagihaye abana b'inshuti yawe Aburahamu. Hanyuma Imana muri iryo teraniro mu rusengero yahagurutsamo umuhanuzi aravuga ati nimwumve uko Uwiteka avuze. Iravuga ngo mwitinya mwikuka umutima kuko urugamba atari urwanyu ahubwo urugamba n'urw'Imana. Wa mukristo we, ntambara sizawe ntazo washobora, iyo ndwara ntiwayikiza. Birekera Imana. Wa mugore we, wa mugabo we, izo manza ntiwaziburanira, ubwo bukene ntiwabwikuramo, ubwo bushomeri ntiwabwishoboza. Ntabwo ari ibyawe ibyo. Icyo usabwa ni ukubaha Imana. Birekera Imana. Nayije kuvuga ngo birekera Imana. Urugamba si urwawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itugirire neza. Birekera Imana. Rekera Imana yikorere. Rekera Imana yivugire. Irababwira ngo yemwe Bayuda nawe mwami Yoshafati niwumve icyo Uwiteka avuze. Mwitinya mwikuka umutima kuko izo ntambara atari izanyu. Urwo rugamba ni mururekera Imana n'urw'Uwiteka. Ejo muzagende muzabatere kandi ntimuzarwane. Nubwo muzagenda ntimuzarwane, muzihagararire, muzireme inteko, muzishyire hamwe. Imana ikunda abantu bishyize hamwe. Imana ikunda ubumwe. Umuririmbyi yaravuze ngo umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Imana ikunda ubumwe. Muzishyire hamwe, muzireme inteko, muzihagararire. Imana itugirire neza. Amen. Urananiwe. Hanyuma ngo Shafati yumvise ayo magambo ngo yubika amaso. Hari igihe Imana ikora ikintu ukumva birakurenze, ukumva wakwikubita amashite, ukumva uko bose Imana ngo Dawidi we yabuze uko bigenza, ngo aravuga ngo Imana ngo niya, ngo ari yabuze ukuntu ayivuga, aravuga ngo Imana ngo uriya, ngo uburebure bwawe nta wabuheza, ngo n'ubugari bwawe nta wabuheza. Iyo Imana niya yari yabuze uko abigenza. Ngo Yoshafati ngo ahita yubika amaso, ngo Abayuda nabo ngo barambarara hasi, ngo icyubahiro bagiha Imana. Reka ngusengere, ariko nari nkubwiye ngo nubona ibintu bigukomeranye jya ujya mu nzu y'Imana, jya uyibutsa ibyo yavuganye nawe, jya uyibutsa amasezerano. Kuko Yoshafati aravuga ngo Mana si wowe waduhaye iki gihugu ukagiha abana bawe, ukagiha abana b'inshuti yawe Aburahamu, kandi nabo bakubakemo ubuturo. Ushobora kubwira Imana si wampaye aka kazi, nubizi ko ntanga icya 10, nubizi ko ntanga amaturo,
nubizi ko ntanga mfasha abakene, nubizi ko mfasha imfubyi. Nawe ufite icyo wavuga. Mana si wampaye aka kazi, Mana si wampaye iyi fiance. Nubizi ko tudasambana, nubwo tugitegereje amafaranga, tugitegereje ubukwe, tugitegereje inkunga yawe. Nubizi ko twirinze. Tugiye ikintu wereka Imana. Dushaka ikintu wasenga wereka Imana. Kuko ibyo urimo Imana ibiziho. Mana, ntuzi ko wampaye akazi, ntuzi ko nkubaha, ntuzi ko nkora umurimo wawe, ntuzi ko nshyigikira umurimo wawe. Yoshafati arasenga. Mana si wowe wahaye iki gihugu urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, kandi nabo ntuzi ko bakubakiyemo ubuturo bwera, kandi wari waduhaye isezerano ko nta muntu uzakidukuramo. Bigenze bite? Ngo Imana iravuga ngo ntwitinya, iyo ntambara si yanyu, mwicecekere. Imana ishimwe ko Imana yacu izirikana, ikazirikana icyo yavuganye nawe. Imana ishimwe kuzirikana. Narivuze ngo Imana irazirikana. Mana si wowe wampaye akazi, si wowe wampaye iri shuri ko numva mu ishuri bitari kugenda, si wowe wampaye kwiga, si wowe wanyishaje kuri iyi ntebe. Cyubwira Imana, kandi urabizi Imana si nkopera, nta ruswa ntanga, nta yindi mitereto ngirana n'abarimu. Mana ujye ugira ikintu wereka Imana usenga. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe turarisengeye. Uyu munsi ntabwo ari abamoni n'abamowabu, ahubwo hari umuntu wawe uri mu kibazo, hari umuntu wawe utugaritswe n'ikibazo, hari umuntu wawe ufite ikibazo. Ndamusengeye kugira ngo umukomeze, umuhe kuhungira mu nzu yawe. Yoshafati n'abayuda bahungiye mu rusengero, uhaye abantu kujya mu nzu yawe, bikomeze ku murimo wawe, bikomeze mu rusengero. Tuhabonera umugisha, tuhabonera urubyaro, tuhabonera amahoro, tuhabonera ubutabazi. Ibyo umuryango utaduhaye, ibyo ababyeyi bataturaze, iyo tugeze mu nzu yawe turabibona. Mu izina rya Yesu urakoze. Shyigikira uyu murimo, shyigikira ubwoko bwawe, shyigikira abakwiringiye, shyigikira abarwayi bakize indwara zikomeye, urazikiza indwara z'ibyorezo. Ibyo abantu bavuga ngo ntibizashoboka, imbere yawe birashoboka. Urakoze kubikoze, ugire neza ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire. Yari Gatera Josse guturuka muri Philadelphia. Telefone ni 078 50 98 944. Imana y'amahoro ibishimire. Naho utaha. Philadelphia, Imana irazirikana.